mu kigo cya Soko tugiye gukora ikiganiro kurwanya jenoside intore amakuru yanyu arakoze umusangiza amagambo w'umwanya ijambo ryo ndaribona ubwo rero nk'uko nabibabwiye muribuka ko turi mu gihe cy'iminsi ingahe kwibuka twibwire ubundi usubiza amazina yanjye Garadini Rafashe nk'uko bari babikubashije turi kwibuka abacu bazize jenoside mu 1992. abakoze aragerageje gusubiza ariko ntabwo arashe ku ntego neza umushimira ariko ubundi wagira icyo wongera mbere sede yakorewe abatutsi ubwo rero muri urwo rwego nagira ngo dufate umunota twikije umutwe ku mitima yacu arakoze mu by'ukuri ni ibiganiro ntabwo ari ukwigisha biriya mumenyereye ariko n'ubundi ni amasomo ndagira ngo babaze mwese kandi iryo somo mwarabyize murumva ko rero leta yabazirikanye kubigisha amateka ya jenoside ku isi muri rusange ndetse n'by'umwihariko n'amateka ya jenoside mu Rwanda yakorewe abatutsi tuyiga mu wa mbere ndetse mu wa kabiri tukayikomeza no mu wa gatatu. Urakoze cyane no muri superiere babyiga muri GS urumva rero yuko ari ukubukiranya ntago ari ibintu bishyashya. Dukomeje rero iyo tuvuze genocide, what is the meaning of genocide? Yitwa Byishimo Elizabeth. Yego Elizabeth? Igasimira wanisi. Genocide is a act of killing innocent people. Umuseka kowe asubije uko byumva wewe wari wasubije. Urakoze cyane. Ubundi wagira icyo wongeraho kubyavuze ninde? Avuze ati genocide is the act of killing innocent people. Nitwa Marianne Senendebana, niga muri senior semester. Genocide is the killing of people innocent based on their tribe, political position, race or religion with the intention of completely wiping them out. Wow! Umukuru yarabaye umukuru urumva yuko ntabwo mugira mu wa gatandatu wenda muzaba mubasha kubivuga neza ariko abivuze neza. Elizabeth aravuze ati tugenekereje mu kinyarwanda avuga ati jenoside ni igikorwa cyo gutsemba igice runaka cy'abantu hagendewe wenda ku bwoko, ku ibara ry'uruhu cyangwa ku myemerere cyangwa ku bitekerezo byabo bya politike, hari gahunda yo kubatsemba burundu, sibyo? Ninde watubwira jenoside zabaye ku isi? Nitwa Umutoni wa Segororia. Jenoside nzi Liberation War. Urakoze wenda sibyo ariko yagerageza gusubiza ubundi wamuha. Yitwa Umugwaneza Donata. Jenoside nzi zabaye ku isi ni yakorewe Abayahudi ni yakorewe Abatutsi.
mwakoze umuha amashyi. Mwakoze yenda undi waba uzi ugira icyo wakongeraho. Jenoside yakorewe Abanyarumeniya. Mwakoze cyane. Donata aravuze ati jenoside azini yakorewe Abayahudi na jenoside yakorewe Abatutsi. Mugenzi warongeraho ngo jenoside yakorewe Abarumeniya. Urumva hari ibyo musanzwe muziho, ariko kuko turi Abanyarwanda yenda izo ngizo zindi tuzivugaho cyane, twe turibanda kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu cya 1994. Ese ubundi ikiranga jenoside ni iki? Jenoside itandukanye n'ubundi bwicanyi. Ikiranga jenoside ni iki? Iyo umuntu yatemye undi wenda hari amaganizo bahuye akamwambura, ntabwo bivuga jenoside. Hari ikiranga jenoside. Jenoside irangwa n'iki? Jenoside Murakoze cyane. Icyo nicyo kiranga jenoside cya mbere. Icya kabiri, wenda mwunganiye abategura jenoside baba bafite umugambi wo ko iyo gurupe iri targeted bayica nta muntu n'umwe urokotse, yaba uruhinja, yaba umukecuru, yaba umusaza. Haba hari gahunda yo kubamara abakozi mu burundu. Fiyace ya kabiri, kiranga jenoside cya kabiri ni uko jenoside itakunda leta itabivanzemo. Nkuko nayo mbabwiye, ntabwo umuturage yica undi muturage mu bite byitwa jenoside, sibyo? Hari abo twabyiganye ejo bundi none barabyibagiwe. Kunyura mu gutwi kumwe bigahinduka mu kundi. Hano hari umunyeshuri wiga mu wa kabiri, Janvier. Yifashe mikoro. murakoze. Jenoside irangwa n'ivangura. Amashyi. Ntabwo bica mu kivunge, ahubwo bagenda bavangura abo bashaka kwica nyine babica, sibyo? Ntabwo bavuga bati wenda nimba ari abantu bagambiriye kwica runaka ngo bagire undi bibeshyaho. Nyine bamwibeshyaho, ariko ntabwo yaba ari we ugenje gute bwambiriwe. Baseregitinga gurupe yo kwica, sibyo? Jenoside yakorewe Abatutsi ni uwuhe muzi? Impamvu muzi yawo ni iyi? Murakoze. Nitwa Ishimwe Regis. Jenoside mu Rwanda yatangiye 1954. Ariko muretse avuga, ariko arabeshya ibigoye n'iki? Nari namukosora, komeza. ariko abo bitaga Abatutsi batangiye kumeneshwa na leta yari iyoboye ishyamba, bagenda babatwikira amazu yabo bamwe bagahura. Urakoze cyane, urakoze gusubiza. Wenda twamukosora gatoya. Impamvu muzi ya jenoside ni ubukoro. Abanyarwanda mbere y'uko abazungu baza bari babanye neza, buzuzanya. Harimo abahinzi, harimo aborozi, buri wese icyo yari arimo aracyishimiye. Ariko abazungu gushaka gukoroniza no gutsimbataza ubutegetsi bwa kizungu, bahita bazana indangamuntu ziriho amoko. Indangamuntu ziriho amoko zaje mu cya 1931 kugira ngo abanyarwanda babacemo ibice kugira ngo babone uko bayobora. Kuko abazungu ikintu bakoze muri Afurika kugira ngo babone uko bayobora neza, bagendaga bacamo ibice abanyafurika. Mu Rwanda rero bagendeye kuri gahunda y'ubwoko butari bunahari, ari ibintu yenda biri aho ngaho gusa bitanafite n'agaciro yenda kugira ngo bibe byakwicisha umuntu cyangwa bibe byatuma ubutswa uburenganzira. Ariko abazungu babihereyeho mu Rwanda. Mu bindi bihugu byo bagiye baca abantu ibice biturutse ku mipaka cyangwa biturutse ku ndimi, ku madini, ariko mu Rwanda ho bashyizeho irangamuntu z'amoko, noneho n'abanyarwanda barabyakira babishyira muri politiki. Kuko jenoside ijya gutangira, umuntu kugira ngo bakwice cyangwa se kugira ngo ugirirwe nabi, ni uko barebaga indangamuntu yawe irimo iki, barebaga indangamuntu yawe irimo, kugira ngo rero amoko yashyiraho abazungu
bahereye ku mitungo y'umuntu wabaga afite hejuru y'icumi yahitaga aba umuntu yaba atunzwe n'akazi ko guhinga cyangwa kubagara cyangwa gukora imirimo agahita aba umuntu yaba atunzwe n'akazi ko guhinga cyangwa kubumba agahita yitwa ibyo sinifata nk'ubwoko mbifata nk'ibyiciro by'abantu kubera yuko agiye mwaba guvindimwe n'umuntu agahita afata ubwoko bundi kandi umuvindimwe. Jenoside yagiye yenyegezwa n'abategetsi bagiye bakurikira independence igenda ikwirakwizwa mu mashuri nk'aha twiga n'ahandi mu bindi bigo ku buryo wigana mugenzi wawe ukamubonamo nk'umuntu w'umwanzi wo kugira ngo umubonemo wenda nk'umwana mwigana. mu mashuri abantu barahagurutswaga bakabazwa amoko yabo tuhaguruke abahutu bahaguruke, ugasanga rero niba barabihereye mu wa mbere pirimeri bikazajya bigenda bikora gutyo, umwana akazarangiza mu wa gatandatu pirimeri abanyarwanda baracitsemo ibice. Rero ninde wahagaritse jenoside? murakoze. ni FPR Inkotanyi. mumuhe amashyi. nubwo u Rwanda rwanyuze muri ibyo bizazane bya jenoside byatewe n'ubutegetsi bubi, ariko abanyarwanda biyemeje gushyira hamwe bahagarika jenoside ndetse basubiza igihugu ku murongo. intambwe yateye, wenda tuvuge mu burezi, intambwe yateye kugira ngo twiyubake niyi ugendeye uko amashuri yari ameze mbere n'ukuntu jenoside yatugizeho ingaruka mu isenyuka ry'uburezi. mwebwe mubona intambwe igezweho ari iyihe mu kubaka uburezi? gira imbere. ariko turode n'usubiza wenyine kuki warabanisubiza? ni iringaniza mu mashuri. iringaniza ushatse kuvuga ngo iki? abahungu n'abakobwa barigana nta kibazo. urakoze cyane. ati niringaniza mu mashuri, nayo ni intambwe. intambwe nayo yatewe, yuko nta muntu wahezwa kubera wenda igitsina cye cyangwa se ngo asubizwe inyuma kubera n'umukobwa. urumva ni intambwe yatewe mu mashuri. murakoze. intambwe ya mbere leta iriho kugira ngo iteze imbere uburezi mu mashuri, yatangije gahunda ya education to all. amashyi. undi hakurya. murakoze. nitwa Ishimwe Bureze. ikintu mbona leta yaba yarateje imbere ibintu bigendanye urubyiruko, kurushyira hamwe bakabashakira amashuri. abantu bari imbere bagenda batakaza ibintu by'amashuri, bari gushyiramo kubakurikirana bakagenda babateza imbere. ikindi mbona, ndabona ku bakecuru n'abasaza bari kubasazisha neza bakabakagira inka. abantu baba barimo agashara, babareza agashara kakiyongera. arakoze nubwo yarakarikiye gatoya. uwa mbere aravuze ati education for all, ni ukuvuga ngo kugira ngo twiyubake nyuma ya jenoside, namwe b'abana b'abanyeshuri leta yabashyiriyeho yuko umuntu ajya kwiga ari uko yagenje gute, yatsinze kandi agahabwa ibimugomba. ntanyumva ntabone amahirwe yo kujya yenda kwiga hanze ari umuswa, ahubwo akajya kwiga hanze ari uko yagenje gute, yabitsindiye, sibyo? cyangwa se abana bose bakiga hatitawe ku moko. leta avanyeho amoko mu gihugu no mu mashuri, buri wese yiga kubera yuko abimerita, atari ukwiga kubera ubwoko, sibyo?
niyo mpamvu rero nta mwana ufite uburenganzira kubera aho aturuka cyangwa se kubera ubwoko bwe. Urumva ni ikintu leta cyiza yakoze. Ikindi leta yakoze ni ukubaka ibikorwa remezo, cyane cyane jenoside yasenyeye amashuri, hamwe abana barishwe, abana bigaga mu mashuri barishwe, ariko leta yakoze ku buryo yongera gusana ibyangiritse, sibyo? Hari ubiga mu ishuri ritarimo ibirahure cyangwa sima, kugira ngo u Rwanda rw'ejo hazaza rugire icyizere, kugira ngo hatazongera kubaho ibintu bibi, kugira ngo abanyarwanda babone ubwiyunge. Murumva ari iki twakora? Ni izihe ngamba twafata? Mwakoze banyita Kevin niga siniyatu ndumva twakwirinda amacakubiri tukiga n'amateka n'ibyaranze u Rwanda. Mwakoze cyane, mumuhe amashyi. Buriya amacakubiri niyo ntandaro y'ibi byose, amacakubiri yasenye u Rwanda. Niyo mpamvu rero nk'abanyeshuri nk'abarezi tugomba gufata runana kugira ngo twirinde amacakubiri, sibyo? Ntubone mugenzi wawe, twese turi abanyarwanda, ndi umunyarwanda. Njye nitwa Janvier. Ikintu numva twakora kugira ngo tutashyigikira wenda amacakubiri, tugomba kutibagirwa amateka yabayeho, tugahora duharanira yuko bitazongera, kuko intandaro yo kugira ngo tujye muri ayo macakubiri ni ukwibagirwa ibyabaye. Murakoze. Murakoze cyane. Tugomba kwiga amateka y'u Rwanda, tukamenya aho twavuye, n'aho turi, n'aho duteganya kugenza gute kugera, kuko utazi yava ntamenya, utazi yava ntamenya, utazi yava ntamenya yajya. Murakoze cyane, mwehe amashyi, mwakoze kunkurikira, naho butaha. One teacher? Tujye mu mwuka umwe. Tubanza dushimire uduhaye ikiganiro, akibahaye nk'umwarimu, akakibahaye nk'umutegetsi uraranga avuge wenyine, akibahaye nk'umwarimu. Reka tumushimire twese. Kugira ngo ibijyanye n'amateka ya jenoside bishobora kuvugwa igihe kirekire, yagerageje kubibanyuriramo no kubishyira ku rwego buri wese yaba ariho, ariko ibijyanye n'amateka ya jenoside muzi ko ari birebire. Ababashije kujya ku murenge kuwa mbere, umunsi twibuka mu rwego rw'umurenge, hari ikigereranyo bakoze, bazanye akana k'umwaka umwe, bagenda batondeka abantu kugeza ku wa nyuma ufite imyaka 30 ari ingana n'imyaka ishize jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Bose bafashe. Icyari kirimo n'iki, no kuvuga ngo umwana wanganaga gutya, igihugu kigihombye uhereye kuri uno mwana w'umwaka umwe, duhombye abantu bangana gutya bafite imyaka 30. Sinzi impamvu no kubyumva. Uwo mwana abanganaga nawe bapfuye, bakwiye kuba bafite imyaka 30, harimo n'urubyiruko nkamwe. Reka mbabaze akantu koroshye. Ubu aka kanya waza akambwira ngo agiye kunyica kubera ko ndi umuhungu, ubwo yabanjije iki? Uruhare rwanjye ni uruhe? Uze sinzi z'ubusa. Irinze kuvuga undi murimo, cyangwa se nakavuga ati wowe kubera ko uri muremure urapfa, ubwo uzize iki? Wagize utuze wakuye heza, mbese n'icyaha. Undi azize kuba ari mugufiya. Noneho aho jenoside yabereye mbi, jenoside ntabwo yajyaga guhitana abantu benshi iyo bataza kwicwa n'ababazi. Umuntu uturutse mu Mutara ntabwo yari kuza ngo yice abantu bino atazi naho batuye, ahubwo no kubera ko bagiye bicwa n'abo bari baturanye n'abo basangiraga.
ariko nta bapfira gushyira inkotanyi kuko mwajya muvuga kugira abo zirokora, ariko harimo n'ababashije kwigendera, abo nabo turacyabazirikana. Jenoside yakorewe abayahudi imyaka yashize, ariko ubundi yabaye ryari yakorewe abayahudi? 1900 reka bafashe yagizwemo uruhare na Hitler. Ubwo ni ukuva ryari? 1939 intambara ya kabiri y'isi itangira kugeza 1945. Nubwo iyo myaka yose ishize, kugeza aka kanya barakibuka. Ubwo hashize imyaka igahera muri 39, bakaba batarabyibagirwa kandi mabi. Icyo duharanira rero nk'urubyiruko tunabasaba mwese nuko atazongera kugira gute, iyo bavuze ngo genocide, urubyiruko musubiza ngo ki? Genocide yakuba bari muri primaire bonyine. Genocide hari abatarava muri primaire, uretse uze urabumva. Ndabona nkeneye igisubizo cyane muri primaire bonyine. Ubumva atarava muri primaire nawe abafasha. Genocide ndagira ngo numve amajwi yo muri primaire. Genocide never again. No kuvuga ngo ntizongere kugira gute, ntizongere kubaho, kandi buri wese abigizemo uruhare. Hanyuma urakoze Samu, turagushimiye kuduha ikiganiro. Hanyuma uburyo cyo wagitangiye wabonye bimeze biti? Nabonye bimeze neza kubera yuko ni ibintu byari abanyeshuri basanzwe bamenyereye, ibintu by'amateka twagendaga dusubiramo. Jenoside yateguwe, ko jenoside yabaye mu Rwanda, ndetse n'ingamba bafite kugira ngo jenoside itazongera kuba. Hanyuma muri expectations cyangwa se ibyo wari witeze, haba ibiganiro hagati yawe n'abanyeshuri, wari witeze iki? Abanyeshuri bari bishimye cyane, ubonaga baparticipa, wasangaga ari ibintu byinshi tuvuga babizi, basanzwe babizi icyateye jenoside, umuzi wa jenoside, yuko ari ababirigi bavanguye abanyarwanda, byose wasanga babizi kandi babyumvise. Icyo nari niteze nuko ntabwo nzi ko baparticipa ku buryo bungana gutya, ariko primaire, superieur na tronco bose bagendaga basubiza. Hanyuma imyaka tumaze uyu mwaka wa 30 twibuka, hanyuma n'ikiganiro watanze cyagiye kibigarukaho, ariko sinzi biracyagorana yenda ko hari abanyeshuri baba bakirekura bakaba bavugisha ukuri ko hari ababyeyi babo bakigaragaza ingengabitekerezo jenoside, yenda nko kumwe bayivugira ku ishyiga, biragoye ko baba bakirekura. Hanyuma nkibaza bizagenda gute, cyangwa se ni iyihe metodoloji izifashishwa kugira ngo abana cyangwa se urubyiruko turera ruzajye rwirekura ruvuge ko bamwe mu babyeyi babo bishoboka ko baba bafite ingengabitekerezo ya jenoside? Cyane ibyo ntabwo ari ikibazo kubera yuko duhari, kandi tuzajya dukomeza kubashishikariza ububi bw'ingengabitekerezo. Ibyiza by'ibiganiro nibyo bituma abenshi ntabwo bazi ingengabitekerezo icyo ari cyo, ariko uko tugenda dukora ibiganiro, uko tugenda tubahugura gutya, abanyeshuri bagenda basobanukirwa amateka ya jenoside cyangwa se n'ibindi bitandukanye cyane na jenoside, cyane cyane ku mateka yacu. Hanyuma mu gusoza, ese iyi gahunda izajya ikorwa mu gihe turi mu minsi 100 yo kwibuka, cyangwa hari ubundi buryo ki hazajya baho ibiganiro byo kugira ngo tuganirize urubyiruko? Urakoze, nawe urabizi yuko atari igihe cy'iminsi 100 gusa, kubera ko urebye no kuri porogaramu usanga chapitre ya jenoside mu wa mbere, mu wa kabiri ndetse no mu wa gatatu. Mu wa mbere biga features of genocide, tukabona igitandukanye jenoside n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu. Noneho twajya mu wa kabiri tukabona icyateye jenoside, no twajya mu wa gatatu tukabona ingaruka za jenoside. Urumva rero jenoside, amateka ya jenoside ni ikintu biga tronkome yose, bajya no mu wa gatandatu bakabyiga muri GS. Urumva ni ibintu leta yashyizeho ku buryo umwana arangiza azi jenoside icyo ari cyo, ingaruka zayo n'icyayiteye, n'ukuntu twakora kugira ngo dukumire ingengabitekerezo ya jenoside. Murakoze. Teacher Sam, murakoze cyane, tugushimire. Ikiganiro cyarimo kubera hano kirarangiye, ubona ko abanyeshuri batashye. Ubwo rero turasubira ubutaha. Ciao. Naho ubutaha ikiganiro nakirangije.